Boom. Niba wabuze icyo ukora hari ibyombo genda woza ibyombo hari akazi kagutegereje hano urumva Dani umajije kuramberana mu kazi biri seriye kandi ndaza kugufatira indi myanzuro Ariko uri kundira nkaho ari icyo ushaka kumbwira Boss erega kwicarana nawe bisigaye bihenda sinyi gufatisha Shabyo ure wa mwana yashaka guhiga amafaranga ko biba bitoroshye Boss ntabwo biba byoroshye ariko nanjye kuyahiga nanjye ntabwo biba binyoroheye kandi urabizi impigira hano iwawe ahubwo nsigaye mbona nayo kugufatisha neza sinzi nyine tu mbona nyine ari utundi tunujagaraye n'ukundi kuntu wenda se mfite nk'indi mirongo ahandi hantu bose wenda mfite nk'akandi kazi ahandi hantu se usigaye umeze nk'umuntu ariko buriya ntusigaye witamo umwana gute se bose kwa kuntu nyatsa kurisha iwanjye nyine bose icyo kinyarwanda si ubwo ko ntari kucyumva bose ibyo ndi kuvuga ntabwo ari kubyumva ngo tuvuge ko umujyi utarawumenyera ubu nawe ntusigaye ucuranga oya bose si ubwo biriya bintu ko ari iby'abantu bafite ifaranga ngiye ko nta kintu mba ndiho bose byakunda bose twamakuru atatu tuba dukora turanye n'ahangaha wenda dukora mu bindi bipangu hano nawe wajya ureba bose naba nkusebeje ngiye nko kuri mu bantu nkaba amakuru atape ntose ugira ngo uhitemo bameze gute nga biriya byara simba nibitseho oya hariya ziriya ni level zirenze n'izawe nka bosi ako nanjye mfite wenda nk'utundi twana nyine wenda tutari nka ba makurata wenda nabona ariko se ba makurata nawe bose naho uraregereye makurata kweli njye buriya gukora toretsesha akagabo kazagena kibane gutyo ukuntu oya umunsi umwe nzumve ngo urabigwa ariko boss nari maze iminsi hari ikintu nshaka kubasaba kinene n'iki se urabona tumaranye igihe kinini pe nk'umuhungu wawe uri nka garafureni njye niko mufata pe nyine mbwira udaciye ku ruhande bose nabona numvaga rwose wenda bikunda wanshyiraho nka 5 rwose ku mafaranga mwamenye kongeze cyangwa kubera ukuntu amafaranga yabuze bose nukuri mwaba mumfashe hari akamina natangiye nako biri kungora mutunkiriyeho rwose byazajya bimfasha watangiye kiminaze hari akamina nsigaye ntanga mu cyaro iyo utumpaye buri udufaranga tungirira akamaro ndumva arabaye umuntu w'umugabo nukuri ndi kugerageza rwose nimba usigaye ari ahandi hantu uteganyiriza udufaranga nyine ukaba utubika ukuntu rwose aho ngaho ndumva ari ikintu ushaka kugeraho rwose ngenda ntwegeranya kugira ngo nanjye nzagira icyo ngeraho rwose ntacyo nzanira akantu mu nzu imwe noneho ndabitekereza ndaza kubwira gakonje bose gakonje nyine kakandi ukunda ntabwo ubona rino zuba ukuntu rimeze kuri kakandi ukunda yego bose shyuhamo ariko shyuhamo nanjye se nizanire ni paka mbaze n'ubundi hari undi uzimaramo muri filime yego bose kigoryiza umubosi mwiza uranyongeza nta soni buriya kiyobewe yuko nzi ko cyo nakwine basigaye baryamana kindogorera umugore gusa nk'ubu ngubu kiri mu kijujuta kivuga ibigambo byinshi kivuga ibiki ariko sha urye njye uzambona ndetse nzakubita agafuni mu mutwe ngo uzabimenya yuko hari igihe nzakunywera jama kutaza izo nzoga niko bose hari ikindi kintu ntari nababwiye hari igihe wigeze kumbwira ngo nimba mfite akana mu ntara kaba kitonda nk'uko nanjye ubona nta kibazo nazakaguha ngo kazakamera akazi kuri ofisi ngo kakajya kagukorera amasuku uwo mwana nawe namubonye pe kandi nukuri birizewe umwana ni discipline pe aritonda se aritonda pe aritonda n'umwana wo mu rugo n'umwana warezwe ndamugushimiye pe gose umwana wo muri famille no mu cyaro no mu cyaro pe ese ubwo zayakora bahehe none tahahe afite famille hariya hafi na kaga centre k'inyuma hamwe ujye ukunda afite umushiki we utuye y'inyuma rwose yajya natahayo ntago ari ngombwa kugira ngo wenda tube twamucumbikira hano okay nimero uko bimeze nta kibazo uze kumubwira azaze tuvugane nukuri urakoze boss pe nukuri nta kintu nakuburana pe niyo mpamvu nanjye ibintu byose ubona nitanga shyuhamo uze kari akantu ngangwe nukuri boss urakoze cyane pe ntabwo boss umeze nkawe Mimi
ni amahoro n'umugisha Imana yaduhaye kuba twongeye kuba turi hano muri kano kazi. Urabizi maze iminsi nahari ariko ni byiza cyane, gitumye rero nguhamagara no kugira ngo tuganire kandi ngushimire ko nyuma yuko uvuye mu Buyapani wahisemo kwemera kuza tugakorana muri iyi kampani. Rero kubera ko akazi mfite ndi kubona ama opportunity menshi hanze, umuryango wanjye ntabwo uri naha, ndumva ashaka kugushinga ibi bintu iyi kampani ari gusigira. Yego murakoze. Kuko numva rwose ntekanye mfite mushiki wanjye ko asigara mu mwanya wanjye, ariko ugomba kumenya ubwenge kandi abantu bose bari hano urabazi, uzi ibyo bashoboye, uzi ibyo badashoboye. Numva nzama mfite amaso, mfite amaboko, mfite umuntu uhambereye. Yego pe nakibazo. Kandi ikindi kintu natekerejeho, hari umu manager nahisemo ko yaza akagufasha. Nawe muri ya nama twateganyije turaza guhurirayo, nawe araza kuba yahageze, ngira ngo ushobora kuba yatinzemo, ariko nawe araza kuza kugira ngo mukorane. Rero kabisa ubwenge urabufite, amashuri urayafite, nzi neza ko uzatanga umusaruro. Yego nta kibazo pe, ntabwo nagutenguha, umagira icyizere na sister wawe, ntabwo nagutenguha, kampani tugomba kuyikora neza. Urakoze cyane. Gifite gahunda ngiye kujyamo, ubwo urasigara wenda ukurikirana ibindi bisigaye, hanyuma ibindi turaza kubisoreza muri ya nama. Sawa, urakoze cyane. Daniel, uvuganye na boss? Kumbura n'abatuzanye mu cyumba cy'inama harimo n'intebe z'abakozi dukorana. Bimeze gute? Nanjye byanunguye, nari nzi ko yamajije kugenda, ariko aramamagara ngo afite abakozi bashaka gusiga ashyize mu kazi bashyashya. Welcome boss. Thank you sir. Nari nakwiye gutegura imyanya y'abantu babiri, nabo mwayiteguye? Nari nayiteguye, batambuka mugire hano hino bicare aho ngaho. Oya, no, nta kibazo, ahubwo gera haruguru bicare hano hafi yanjye, hanyuma kugira ngo dukomeze gahunda y'inama yacu, ntabwo turi buze gutinda. Mwakwicara. Ndabashimira cyane umwete mwagaragaje muri iyi minsi n'igihe tumaze dukorana. Kampani yacu imaze igihe ikora neza, ariko kandi nabonye ko dukeneye amaraso mashya. Murabizi ko maze igihe ndi mu ngendo mu Burayi, kandi ubundi ingendo zanjye zirakomeje. Nifuje rero kuzana abantu kugira ngo mbabereke uyu munsi. Hari manager, ngira ngo wenda muraza kurushaho kumenyana kuko nanjye ndacyahari, ariko hari na mushiki wanjye uyu nguyu yitwa Mimi, niwe uza kuba CEO wa company, kuko nkeneye umuntu wa hafi ko agomba kuba ari hafi yanjye kugira ngo ibintu bigende neza. Rero navuga ko ndabashimira, kandi navuga ko mbasaba kugira ngo aba bakozi mukorane neza, ari manager ndetse na CEO Mimi, mukorane neza rwose kugira ngo company yacu ye gusubira inyuma, ahubwo ikomeze gutera imbere. Ndabashimiye cyane. Rero nubwo mfite indi nama n'undi rugendo nimugoroba, navuga ngo reka tube dusoreje aha ngaha, ariko ibintu bizagenda neza. Ndabashimira cyane, kandi navuga ngo courage rwose muri kampani. Murakoze. Turakomeza inama cyangwa tutangira akazi? Mutangira akazi. Okay. Uriya niwe Dani batubwiraga. Shano uriya pe, kuko ukuntu mbona ari kwitwara niwe pe. Ndabona nanjye ko yigaragaje, ndabona mugani harakuriye impinduka. Sha nzabihindura, ariko mwese bari abagabo ko mbona bahise bagenda bameze kuri yabo bite byabo. Numva nyine yabaje abantu bumva turi bashyashya, urumva nyine bahise bagiramo
wenda bari bafite indimi kundi kuntu bakorana bahise bumva ko bipfuye gahunda bari bafite wenda zipfuyemo bitazongera kubaho. tuzabireba gusa icyansi ko nuko tugiye gukora neza twe tugomba gukoresha inshingano zacu neza n'iriya mico yo kwivumbura ntabwo ubundi biriya ntabwo bibaho. ko mbona uri gutaha nk'umuntu utabishaka kandi ugiye kuba boss lady. ubu ngubu kujya kuba muri office bigomba kuba gakeya kuko tugiye kuba aba boss niwe kampani none ahangaha. so bizi ko boss nawe uhari ukagiye gusura umugore w'izaburayi. ubu ngubu rero impapuro zose imitungo yose byamaze kujya mu ntoki zawe. njye turi mu kazi nta muntu ngitinya uri kumva. noneho sister ndakuremye umva ntuzasubira muri salo pe. ariko rwose ngurandemye ndakuremye papa noneho barakwiba. ese rero utu tugambo usigaye dukura he? nukuri kw'Imana ndakuremye nibyo ndi kukubwira ubaye icyucyo ubaye umuzungu. agira agakesi utambabaza nawe. ntago mubabaza ahubwo gusa mfite amatsiko yo kureba ibintu ukoze. ego komanda nubibona urahita unamo. aha ubwo uragira ngo ngugurire ubwo ndakugurira so bizi se ko njya mbigukorera. ugomba kungurira homora ni njye nawe. ahubwo sori gato mbanze mubaza ubundi wowe bitebye ko utatuzanira umutwe. ngo iki? tuzanira umukwe dore usazi iwanyu. ariko se aka kanya ufashwe n'ibiki? ufashwe n'ibiki? genda ndashaka kwinywera rwose. umukwe? umukwe nyine mba turashaka umukwe ahubwo we ndabura mani ndabura numve. none se aka kanya urandambiwe nawe? wowe mbwira umuntu nyine utishimiye hano muri kampani mbwira mpite nkwereka ibintu mukorera. wagiye ureka bebe utangiye no kwirukana ahubwo ari kwirukana hano muri ino kampani igomba kubamo umuntu ntacyo bagita gute mu kinyarwanda nyine wa muntu wumva ibyo mvuze cyose inkuma amashyi yanjye niho wumva ko agahita agikora. ubundi njye nawe tukaryoshya uri kumva. yes uri kumva umva aho uri kunenza tugende ariko ya gahunda wibuke. wowe none ahangaha kugira ngo byemere ngutenguha nirya nagutengushye be. oya ntabwo ari ukukurambirwa ariko nawe bireba urashaje rwose gira uzana. basi se hari umusheri wamboneye cyangwa ugiye kumpa pase? abahungu bose birirwa bagutereta ariko ndibutse Jamari buriya amaze iminsi mbitekereza. ngo iki? Jamari aravuga. Jamari ubibona guteka nkunda? Jamari akwitaho mwana yanjye we Jamari. ariko se ubona guteka nyitaho njye ntabyo mbona. yego ko n'amaso ugira ahubwo niba utabibona Jamari aragukunda uzwi. umva ubwire Jamari mumvane mu bwonko niba wabuze icyo ukora hari ibyombo genda woza ibyombo hari akazi kagutegereje hano urumva. turatangiye nakurera uwo mungana ndavuze ngo ubona uri kurenga genda ujye koza ibyombo hariya nta soni. urabona guse urabona nawe wandambiwe. ego mabuja nabyumvisha gusa ibyo mubwiye ariko rwose Jamari Kariza nawe ambwire ngo ndagumiwe. kinegise ndakubona umeze gute? umeze neza ndabona usa neza. arakoze. umeze utese amakuru. amakuru ni meza. none se ikibazo nshaka kukubaza abantu banga bareye ko ntabo ndabona buri wese uri wenyine hano muri office. so umva nyine wasanga ari Icara neza nurikiza intebe wumvugisha undebe. Ibi se
n'ibyo uri gukora ndi kuzuza hari raporo nayo ndi kuzuza uyigeze yose uyirangiza mva nari mfite akazi kenshi ariko ubu ngubu ndakeka biri ku musozo ndi kugenda mbigabanyaho none se raporo y'icyumweru ubundi warayikoze kutaje kuyipotinga byagenze gute hari akabazo ka network kaje kuhaba ariko ubu ngubu ndakeka iki cyumweru kirarangira nanjye nasoje iyo network yabuze ubimenyesheje manager abizi ko network mu kazi yabuze cyane wowe wenyine wamenye urabigumana ntiwatanga raporo y'icyumweru oya manager nawe narabimubwiye arabizi okay none se bimeze gute ahandi mu ofisi ibintu biragenda nta bibazo abakozi baba bafite wambwira akazi kameze neza turakora n'ibisanzwe n'ibito nta kibazo amafaranga ari kwinjira aragenda aza nuko muri iyi minsi abakiriya babuze ariko si mwese muri gukorana ubunebwe mwongera imbaraga mu kazi mutibuke mukore ibintu byabuke birababaje kubana no muri ofisi yose uri wenyine hari abandi bose n'ababuze tugomba kwisubiraho tugashyiramo courage okay uvugisha abandi rero babwire ibyo ari byo sawa urakoze Kariza Oui. ese uba uri mu biki gihe mbona naguhamagaye Ese wibagiwe icyombo wanyohereje mama? ese mama aracyari mu byombo ndumva nzagirana umuntu uri gukomanga Ntabwo ushobora guhaguruka ukajya kureba umuntu uri gukomanga ni ngombwa ngo ari njyewe ujya kumureba sha ndahuze ntabwo ubona ko mpuze genda umufungurire Ijamari. Kongo iki? Ijamari. Mubwire nyinshi. Genda umubwire aze. Oh, Kamariza. Jamari ni wowe se? Wow, hi. Welcome. Umeze mute se? Ni karibu. Amakuru se? Meza. Twakwicara se? Mwicare ni karibu. Okay, murakoze. Yego. Amakuru se? Amakuru ni meza. Ni meza nta kibazo. Meze neza. Kamari. Yes. Nukuri nishimiye kuba musanze hape. Sha urumva na amahirwe nyine ugize maze iminsi mfite akazi kenshi cyane ariko uyu munsi rero nari mfite konje. Yego. Uri muri konje? Yego. Gusa izarangira ryari niba atari ibanga. Urumva ushaka igihe izarangirira? Kamemu nkimenye se hari icyo bitwaye? Urumva ufite surprise se? Oya we mbwira igihe nyine ishobora kumara wasanga hari ikintu ndi gupanga. Hari icyo bitwaye? Ndamara iminsi 3 yose ndi free nyine tu. Urumva atari nyinshi? Ubwo bivuze ngo uyu munsi sinyaga hari kuwa gatatu? Yego. Ubwo ni kuwa gatatu na weekend yose prolonge ubwo uzasubira ku kazi kwa mbere. Yego. Wow, ibyo bintu ndabikunze pe. Ariko se ubwo muri iyo minsi yose subwo nta kuntu nakwipangara. Shaka uzagiza konsura se? Nabyo ugira ngo mubinyemereye se byo ugira ngo byangwa nabi. Ikibazo se akazi ufite wowe? Akazi ndagafite ariko ntabwo nabura umwanya wawe. Nukuri? Boss. Nayenze baganje ngo munyuzemo amaso ubwo mbere yuko tuzireportinga aho muri buze kubona amakosa nyine murambwe amakosora. Nawe wanditse gutya se? Yeah, ninjye wazikozeho nta kibazo. Tamam nta kibazo. Ese bimeze bite? Ibiki? Iby'akazi. Akazi kameze neza nta kibazo. Akazi karagenda. Rero nta kibazo gihari. None se kamubaze ko hari amakuru maze iminsi numva ngiye kampani
bashaka kuyigurisha ayo makuru waba uyafite kampani kampani igurisha maze iminsi mbyumva bivugwa hano mu kazi iyi ngiyi cyangwa indi iyi ngiyi kandi nanjye kamubwire iyo nyibonye mbona dufite n'ukuntu twayigurisha dufite parikingi nziza dufite kampani nziza ama office meza ibikoresho byiza so nta gitekerezo waba ufite cy'ukuntu ahubwo twayigurisha mbwira tuganire kandi wikifatire kure kampani ari yanyu urumva twaganira nyine reka tuganire ikintu cya mbere ni amakuru ntabwo ndakugora ubwo nyine ntuzajya ubona umwanya uza kudusuhuza uze kureba uko tumeze nyine yani nayo mpamvu nari mvuye hariya ku cyuma ndavuga ati ariko se buriya Kamariza ntabwo ariyo nkunze musuhuze bihita bikubitirana nuko uri muri konji ubundi najyaga nkunda kuza hano mvuga ati kubera ko akenshi kugufatisha ntabwo bijya binyorohera yego nkunda kwinyuza hano akenshi nakunda kuhasanga ka karumuna kawe gatoya kakariza yego tukiganira buriya n'akana keza tugatera story sometime nkamukubazaho kumeze kubera ko wowe ayo mahirwe ntabwo ukunda kuyampa uba uri busy mu kazi kamwe muri ko ndabyubaha icyambere n'akazi nyine Kariza yagiye ambwira kenshi nyine ukuntu ngira hano avuga ati umunsi nyine reka nirirwe mu rugo basi ndebe ko nanjye umunsi aza kumfatesha yarabikubwiye yego icyo atavuga nicyo yibagiwe uzi nabura wenda pe gake wenda ngereranyije gake nshobora kunyura nka hano mu cyumweru ntitaye ngo urahari cyangwa ntitaye ngo urahari nabura kane mu cyumweru ibyo bintu ndabigerageza nkabikora nkavuga ati nabura umunsi umwe hari igihe nzagufatisha none finally kubw'Imana ndagufatishije kandi uri no muri konje si byiza ni ukuri umwana mwiza ukuri ndishimye pe uza kudusura kwa nyine turabyishimiye wow nanjye nishimiye kuba musanze hano mu rugo anyway ukunda bagaruka tutararengaho yego gusa nyine urasa neza pe urakoze urasa neza ahubwo sinzi ibintu uri kurya harya fresheri barazirya ntago bazisiga ni siporo nyinshi siporo ahubwo usikuntu nanjye nkunda siporo yego Brandi n'umufana wa Barcelona cyane none se nako twazahita tujyana muri siporo mu gitondo ahubwo mbwira ko kantu ngiye nkubere mwarimu wa siporo wow okay uri gitondo tuzagize kundeba tujye muri siporo ngiye ibyo bintu ndabikwemerera kandi nzabikora abagabo bapfa amasezerano ahubwo abagabo aho basezeraniye niho bahurira wow ndi nzakwizirikaho njyewe nyine ibintu bigendanye no kugurisha kampani nta makuru mbifiteho nta makuru bifiteho ahubwo se urumva uri kumeze nk'uri kungisha n'inama ubu muri kugira inama imeze gute kuri kampani yayo ngira ngo nawe umfashe kumbwira nyine nawe urabizi neza ko dufite kampani nziza so uri kuyireba se ukuntu imeze reba office urabizi nta kuntu nyine iyi kampani nanjye narabyumvishe reka nabyumvanye abantu hano ndavuga se biti nta makuru waba ufite wowe nabyumvanye abantu babivuga nta makuru mbifiteho ese ko umuntu ari kukubaza ngo abantu imeze gutyo kimeze irihe ko nta mbaraga ufite uri kumbaza ibintu nyine ahubwo nimba izo raporo mwabonye nyine imeze neza ariko amasura muri office azunze naratunganya aho ibyo nari no kugurisha kampani byo ntabwo ari ibintu nyine byanjye ndetse kugenda imyanzuro yanyu sawa hano muri kino gitabo uze kugisoma uze gukuramo inkuru uze kuyinyandikira uyinzanire ndayishaka inkuru nese ibintu by'inkuru bihuriye ngiye ndayishaka nyine uze kuyinshakira uyinzanire take it kijyana uze kugisoma witonze umwandiko uraza gukuramo uze kunzanira wanditse ku yindi letre unzanire can go now ariko ibi bisa sinzi sinabisuzu ntacyo ariko ntacyo sawa nawe uze kugira ngo nyine umubiri umeze neza uze kugira ukuntu mbigenza buryo nari bubone feedback
urumva wayibura gira n'iki gitwe gutya kireka umendukije ugiye kumanuka kisi ariko se cyo ukunda kisi basha ngaho ese burya mwirirwamo buri munsi this girl sohoka sorry sohoka genda utekanye tuza kubona utuza kundeba muri ofisi kampani ari iyanyu udakanze abantu ese Dani ufite ikihe kibazo ufite ikihe kibazo njyewe wowe nyine nta na gito ese kuki ukomeje kwitwara gutya mu kazi gute se ibintu byapfuye ni Dani abatatanze raporo ni Dani abasibye akazi ni Dani abari gusubizanya abandi bakoze babwira nabi ni Dani abari gusuzugura abandi ni Dani uzi ikintu cyakuzanye bite byawe usibye ubu ngubu ko wenda satani igendera mu bantu ubu mubwiye nabi satani ninde njyewe ubu mubwiye nabi mbasanze mu kazi se nanjye ntibaza impamvu mu ofisi afunze kumbe mwibereye nimba se numvaga ibitugu biri kundya akamfasha kugira ngo byibuze mbashe gukora akazi kanyu neza ubu ikibazo ufite ni iki kampani yanyu ubwo yari yahoma ese uza gusaba akazi ko wari uzi icyo gukora byaje guhinduka gute ku buryo usigaye witwara gutya mwirirwa mukandara mu mitwe musomanira mu kazi k'abandi muri kwica akazi ariko usibye umutima mubi wifite uzabaze na mukuru wawe iyi kampani igeze ahangaha umutima mubi nawe urabona nari kuza ngasanga ibyo murimo mwishima nkabiha amashyi ngavuga ati mukomeze nari kuza nkabifana ariko nukumva umuntu yatuje mukomeze umusuka w'amagambo yego mwese hari ukuntu mba nagize ngo nce bugufi ya mumumvishe kampani yari yahoma wagize iki ejo bundi ko abakozi bose bameye raporo nigeze nakira hariyo wamaye bose nagaruka nzaripotinga ngo iki hariyo wamaye njyewe nzaba ndi guhatana no kugira kampani yanyu ikomeze izamuke njyewe n'umwanya wo kujya gukora ibintu by'impapuro biri aho ngaho ubu ibi ngusanze amahoro urimo urahatana wahatanye uyu munsi byahagaragaye wakoze ujya ugerageza umuha agahenge Dani umajije kurambirana mu kazi birisereye kandi ndaza kugufatira indi myanzuro imyanzuro kontrakt namwe nayo ubwayo yangiza ntabwo ndi umuntu upfa kwirukana papa Bom! Bosi! Byakugendekeye gute? Nari nakubuze ko waje mu gikari. Bosi mpamagara ambulance. Urarembye. Uyikwihagararaho. Ibi ni ibiki suri kugarura? Waciye bugufi se? Bosi ca bugufi. Gerageza uce bugufi. Bosi byakugendekeye gute se? abasha Bakuroze? nazinyweye zari Nubuhe bwoko wanyweye se ko numva zinuka? Wavangavanze. Ubundi ko nta nzoga igi gushobora byagenze bite? Mpamagara ubutabazi. nzanira amazi mu nzu n'inyuguza Reka nkuzanira amazi. Ubu se ikomeze gerageza wikomeze. Cyabyo urenda komeye genda nzanira amazi n'inyuguza bigeze aho ngaha aho inzoga zinyica gutya hejuru rero rusaza n'iriya nkobwa yarwo yazanye mu kazi ngize ngo ngiye kwifatira amafaranga baba yankuye mu myanya y'intoki ariko buretse ndaje nkoreshe plan B ubundi mbabariziriza amasanduku